wowe ureba ibi bintu ugereranya ute ibi bintu byombi ku bijyanye n'umuco? Ugereranya ute ibi bintu byombi? Kuko byose ni ibikoreshwa mu muco nyarwanda. Ese wowe iyo ubibona bitandukanira he? Bikora bite? Bitandukanira he? Bikora bite? Wowe ubibona, uko ubibona n'uko ubizi. Uko ubibona n'uko ubizi, wowe usobanukiwe umuco nyarwanda, watubwira bikora bite? Mutubwire, wowe watangiye kubona iyi videwo ukaba usobanukiwe ibijyanye n'uyu muco, uko byakoreshwaga kera n'uko usanzwe ubizi n'uko usanzwe ubibona. Watubwira muri make uko wowe ubyumva. Turagira ngo ahangaha dusobanurire abantu batabyumva, abantu batazi icyo abafata ibingibi nk'umuco nyarwanda, cyangwa se babifata nk'umutako ariko bakaba badasobanukiwe mu by'ukuri bikora bite. Twandikire wowe ureba iriya videwo. Wewe twatangiranye muri iyi videwo ukaba urimo bireba, dusobanurire, utubwire uko ubyumva n'uko ubibona n'uko ubizi. Udufashe utwandikire hariya muri comment hariya, utubwire uko wowe ubyumva n'uko ubizi muri comment, hanyuma natwe turagusubiza. Dufashe wowe ubizi, uduhe ubumenyi nk'uko ubuzi, ubumenyi uze budusangize. Kuko hari benshi bambajije ibibazo bashaka gusobanukirwa, ese ibi ngibi bikora bite? Iyi videwo rero twayise bikora bite. Wowe uri ukurikiye ikiganiro bikora bite, dufashe uduhe ibitekerezo, tugire inama, utubwire uko bikora nuko cyangwa uko kera babikoreshaga. Ngaho rero nk'uko twatangiye tubivugaho, ngira ngo mwabibonye, dutegereje inama zanyu, mesaje zanyu, kugira ngo abakurikira iyi videwo, uwayitangiye akaba atarabizi, ni ukuri mutufashe, mutugire inama, mutubwire uburyo twabasha gusobanukirwa umuco nyarwanda neza. Tujya tubibona benshi twabyita umutako, ariko nyamara imva n'imvano n'inkomoko yabyo. Byakoraga bite? Mubizi mute? Aho ngaho niho dutegereje, kugira ngo wowe ubizi dusobanurire.